Okay. Tukaba tuje hano muri studio za Kabagema TV. Ubu ngubu burimo burira amasana ya nimugoroba. Murabona ko ni ibintu bidasanzwe hano. Tukaba turi ku kiraro cya St John. Murabona hano nitegeye umujyi, hano hafi ni umujyi. Hano ni akazu bita The Lighthouse. Ni view y'umujyi, murabona ko n'umujyi ndawegereye, ariko icyo tuje kuganira ni iki? Icyo tuje kuganira ahangaha ni ibigendanye n'iyi sino muri kubona hakurya ahangaha. Iyi sino muri kubona hakurya ntabwo ari uko yafasheho, nta nubwo ari n'iki kuba mutabona abantu. Muri kubona ko hakurya hariya kiriya ni ikiraro kiri gucaho imodoka. Murabona ngizi imodoka, iki ni ikiraro cya kera gishaje bimuriye hari hakurya. Ariko ikintu gitangaje hano muri kubona ni uko sino ikaba yaramaze gupfuka aha hantu, yarahapfutse kabisa, yarahapfutse ku rwego ruri hejuru, ku buryo ubu ngubu ni uko yenda tuje dukerewe, ariko twari kubona n'amagare arimo agenda acamo. Murabibona neza, twari kubona n'amagare arimo agenda acamo cyangwa aca hejuru y'urubura. Ubu rero tugeze mu gihe ku buryo ibintu nk'uko muri kubibona, nawe bakomeje kubibabwira, uyu ni umujyi muri kubona hano. Sino ntago zirarangira, ziracyahari, ariko icyo tugiye kuganiraho ni uyu mugezi witwa St John. Umugezi witwa St John niwo tugiye gufata akanya gatoya duse nk'abaganiraho iminota mikeya, ntago ndi bubatindire. Iyi St John rero, uyu mugezi muri kubona hakurya, uyu nguyu murimo murabona hakurya hariya, uyu mugezi ubu ngubu ukaba wabaye nk'urubura, ku buryo ubu ngubu amamodoka utumwe mu tumoto twabigenewe turimo yenda ari nka mu gitondo cyangwa mu kagoroba turaza kugenda, yenda ni uko ubu ngubu ntabwo ari kuhaca, ariko bagenda bahaca n'utumoto twihuta. Ni umugezi munini ugenda ukamena mu nyanja ya Atlantika, ndetse ikikwereka ko ari umugezi munini ni uko mu bihe bisanzwe haba harimo haracamo amato, cyangwa se haba harimo haracamo amato abagenda azengurukamo, abantu bacamo bajya kuroba ibintu bigiye bitandukanye. Reka tuyenda tuse nk'abajya ahirengereye ndebe neza. Nk'uko nakomeje mbibereka, murabona ko uyu ni wa mugezi, noneho tugeze aho tuwitegeye neza. Muri kubona ko hakurya ni ikiraro, urabona ko umujyi twamaze kuwitegera neza. Muri kuhabona hakurya, uri kubona ko umujyi uteye neza. Ni iki rero tugiye kuvugaho? Amateka y'uyu mugezi bivuga ko nibura uyu mugezi waba munini cyane, ukaba umena muri Ocean Atlantique. Wari umugezi umena muri Ocean Atlantique, uruko kumena muri Ocean Atlantique aho bita St John. Akaba ari umugezi munini ahangaha, umugezi utanga n'amashanyarazi,
urwego mbese ucanira nk'imijyi igera muri 3 cyangwa 4. Iki kiraro muri kubona cyubatswe kera mu 1876, kiri hafi kigiye kumara imyaka 100, hafi 200, yakumara imyaka 200 kuko uyu uri umwe mu mijyi ishaje hano muri Canada cyangwa mu majyaruguru ya Canada, ndetse akaba ari n'umujyi umaze ufite amateka ariko utaragiye wubakika cyane cyangwa ngo wubakwe cyane, ahubwo wo ukaba ari umujyi ufite amateka muri rusange. Kuba abantu bawuhatuye bamwe bari bavuye mu Bwongereza, aho bita muri Scotland yo mu Bwongereza, nibo bantu bahatuye bambere, nibo bagiye bavugurura, nibo bagiye bubaka bimwe mu bikorwa remezo, nibo bagiye bubaka inzira z'amagari ya moshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese ni umujyi warangwaga n'ibyo bintu ku buryo urimo ibintu byinshi bitandukanye by'amateka aranga Canada cyangwa se aranga abakurambere, abantu ba mbere baje bahagera. Harimo n'ibi birango muri kubona ahangaha ya. So turi hejuru rero y'iki kiraro, ni ahantu rwose abantu bakunda kwiyizira, nuko ari mu gihe cya hivere cyangwa cya winter, ariko hano haba huzuye abantu benshi. Uri kubona ko ni imodoka gusa ziri kugenda mu muhanda, ni imodoka zirimo zigendera mu muhanda. Dore nguriye wa mugeza ukomeje ugakomeza ukajya kumena muri Ocean Atlantique, ni imodoka ziba zirimo zigendera gusa. Biragoye kuba wahita ubona umuntu cyangwa wabona abantu bari kugenda muri iyi mbeho. So nubwo muri kubona ndi hanze harakonje, ubu turi nko muri 5, nuko maze kumenyera imbeho nanjye, ariko harakonje kabisa. Ntago wavuga ko hadakonje, yego ntago bikanganye, ariko haranakonje ku buryo ari ibintu wumva ko akabeho kagenda kagupika. Ndumva amatwi yatangiye kugenda andya. So uyu munsi rero nkaba mbatembereje uyu mujyi kuri Kabagema TV. Musiko tubakunda, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu, mutwandikire, mukore subscribe, ndetse mutwereke ko mwabikunze mushiraho igikumwe. Bye bye rero, Imana ibarinde, mukomeze kuryoherwa na Saint Valentin kubayikunda cyangwa kubayizihiza. Twebweho ntago tuyizihiza. Ciao ciao, Imana ibarinde, bye.